Oh, amakuru yawe Scovia umeze gute? Uraho urakomeye? Tubwira amakuru yawe umeze ute? Amakuru yanjye ni meza, utahawe nyine uretse ni ubushyuhe nyine kubera iyi imvura yarabuze, abantu bamaze igihe umva kubera kirima itameze neza, ko ni ibintu rusange nta kibazo, ahandi turaho. Okay, ndabona usa neza ntacyo ubaye. Kubera Imana niyo mugenga wa byose, Imana niyo iturinda, niyo idushoboza, byose tubikesha Imana, ni ku bwayo, ni kubw'impuhwe zayo. Okay, ni byiza cyane. Okay, Scovia, ndashaka kukubaza ibibazo, ntabwo ari byinshi ndi bukubazeho, ariko ndashaka kukubaza ku bijyanye n'umwuga ukora wa sinema. Ndashaka ari byo tuganiraho gatoya. Umwuga wa sinema rero, icyo nabwira abadukurikiye, umwuga wa sinema ni mwiza cyane, kuko nkumazemo igihe kitari gitoya, nagiye nkina filime zitandukanye hirya no hino, mu by'ukuri ni byiza cyane. Okay, so ku bantu bakuzi akenshi ngewe njya kukumenya nakumenyeye muri filime bita Bamenya ica kuri YouTube channel. So Scovia, hari abantu bafata umwuga wa sinema nk'ibintu bidasanzwe, nyine nk'umuntu uyigiyemo akaba ari umuntu ugiye mu burara cyangwa ugiye gukora ibindi nyine wumva nyine bitari bizima. Cyane cyane nyine abantu bakora uwo mwuga bakunda kubafata nk'abantu nyine badashobotse. Yego. Buriya umwuga wa sinema ni nk'akazi nk'akandi, kubera ko ababishyira muri iyo shusho imeze ityo. Erega buriya uburara ntabwo ari ukuvuga ko ari sinema, ntabwo ari ukuvuga ko ari akazi runaka. Uburara ni umutima w'umuntu, kandi buriya erega n'akazi kose ako ari ko kose, niyo waba ukora muri ofisi ubaye ufite iyo ngeso y'uburara, ntabwo ofisi yatuma udakora uburara. Ntabwo kuvuga ngo akazi ukora niko kakugira utariwe, kaguha indi shusho, kuko umuntu niwe umuntu nyirizina, niwe wigaragaza uko ari, niwe wiha ishusho y'ubumuntu, niyo umutima we niwo umugaragaza uko ari. Naho ubundi umutima w'uburara, uko akazi wakora kose, ntabwo kakubuza kamere yawe ko yajya hanze yagaragara, keretse wikontoreye wowe ukabasha kwiha inzira nyayo. Icyo nabwira abantu rero rwose mbamara impungenge, ntabwo umwuga wa sinema ari ukuvuga ko ujyamo abantu badashobotse, ntabwo ari uburara rwose. Mbamara impungenge ko akazi ako ari ko kose ubaye ufite ingeso y'uburara, n'ubundi ntabwo ako kazi wakora katuma ingeso yawe itajya hanze ngo uyikomeze, kubera ngo nkora muri ofisi, nkora akazi runaka. Abantu be kujya bitiranya ibintu. Okay, Scovia, urakoze cyane kudusobanura kuri icyo ngicyo, ariko hari ikindi kibazo nshaka kukubaza. Mu buzima ibintu byose dukora bwa buri munsi, akazi ka buri munsi, habamo imbogamizi hakabamo n'ibyiza. Watubwira imbogamizi ziba muri sinema cyangwa ibyiza byabyo? Nyine uradusobanurira ibyiza bya sinema n'imbogamizi zabyo. Njyewe uko mbibona, mbona nta mbogamizi zibamo. Erega buriya sinema reka tuyifate nk'akazi nk'akandi. Ni nk'uko waba ukora akazi umuntu akagira amatsiko akakubaza ati ariko buriya kari akazi ukora nta mbogamizi zibamo, ashaka kumenya wenda uko bimeze, kugira ngo nawe abe yagerageza amahirwe kugira ngo akore akazi nk'akandi. Nta mbogamizi zibamo pe, na zimwe. Buriya ni akazi nk'akandi, nta kibazo kirimo. Nari natangiye mbabwira yuko kugira ngo akazi kaguhesha icyubahiro cyangwa gahesha icyubahiro, ni wowe wenyine ni wowe wihesha icyubahiro mu kazi kawe, nako ukagahesha icyubahiro. Nta mbogamizi zindi mbonamo. Gusa icyo nabashimira ko umwuga wa sinema ni mwiza, kubera ko biriya bintu dukina ni ibintu biduha inyigisho, ni ibintu tureba ugasanga bikuruhuye mu mutwe, ubaye wari ufite ibindi bibazo. Iyo ureba rero sinema bituma uruhuka mu mutwe, hari ibintu ugenda ubona wumvamo inyigisho,
bigatuma birushaho kuba byagushyira mu murongo mwiza, mu murongo wo kwihangana bitewe na situwasiyo uba urimo. Okay, urakoze cyane kudusobanura kuri ibyo ngibyo, ariko hari ikindi kintu nshaka kugaruka kubazaho. Dusobanurire nkawe uri umumama, muri rusange nyine uri igitsina gore kiba muri sinema nyarwanda. So abantu benshi rero bakunda kumva ngo umukobwa wagiye muri sinema byacitse, agiye kunanirana, agiye kwigira ibindi bintu, urumva nyine bakumva ko agiye guhinduka akaba undi muntu uwo ari we wese nyine udashobotse. So nk'umuntu utekereza gutyo cyangwa ubifata uko nguko wamubwira iki? Umuntu utekereza gutyo ntashyire umutima impembero rwose. Nibyo nakomeje kuvugaho, umuntu niwe wiha agaciro, ntabwo ari ukuvuga yuko akazi ukora ariko kaguhesha agaciro wowe nyir'ubwite utabanje kwiha agaciro. Akazi kose wakora rero ubyitwaramo neza rwose kakaguhesha agaciro. Nicyo nabwira abantu rwose bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, nk'abamara impungenge mbabwira ko akazi kose iyo wihesheje agaciro nabwo guhesha agaciro. Nibyo. Okay, urakoze cyane. So ni ukuvuga ngo abakobwa bashaka gukina filime, bashaka kujya muri sinema, nibahumure baze nta kibazo, kandi ntabwo bivuze ko sinema yaguhindura. Nibashyire rwose nibashyire umutima mu hamwe, bashyire umutima mu gitereko. Bamaze impungenge mbabwira yuko nta kibazo, umuntu niwe wikontorora, umuntu mbese niwe wishyira mu murongo ashaka kubamo nyawo. Rwose ndabashishikariza ko ushiritse ubute wumva ubishaka ubyiyumvamo, wazatera intambwe ukagerageza amahirwe yawe nawe. Okay, urakoze cyane. Ikindi kibazo nshaka kukubazaho, uri umumama ufite abana. So hari ababyeyi benshi batajya bumva ko sinema ari akazi. Hari ababyeyi benshi batajya babyumva ko kuba ugiye gukina filime ugiye mu kazi, bagatekereza ko ari ibindi bintu ugiyemo, kandi wenda uwo mwana we afite iyo mpano yo kuba yakina filime, afite iyo mpano yo kuba nyine yajya hanze agakina nk'abandi bose, kandi bikamutunga ko hari benshi bitunze. So rero hari ababyeyi baba batabyumva, wababwira iki kuri icyo ngicyo? Ababyeyi rwose nibyo mbabwira, nimwumve ko mutuze. Ntuzumve ko umuntu ari umuhanzi aririmba ngo buri bwo yagiye kuririmba yagiye mu bintu bidasobanutse, agiye kujya mu ngeso mbi. Ubwo agiye kujya muri filime agiye kujya mu ngeso mbi, ubwo agiye kujya hehe agiye no. Tuza rwose hamwe n'Imana usenga, ibigufashemo rwose. Ibintu byose ni ugusenga, bifashwamo no gusenga no kwiyakira ugatuza, nta kindi. Okay, urakoze cyane Scovia kudusobanurira kuri icyo kintu. Scovia, nashaka kukubaza, sinema uyimazemo igihe kingana gute? Ntabwo mbyibuka kuko nyimazemo igihe kitari gitoya. Hari sinema yatangiye, ntabwo ngiye kuyivuga, naba ngiye kuyamamaza. Sinema yatangiye mbere mu Rwanda nayikiniyemo, ni nyinshi nagiye nkinamo guhera nkiri umukobwa, n'amagingo n'ubu rero nkaba nkikina filime zimazemo igihe kinini. Okay. Ubwo rero nkaba mbwira abantu rwose, mbasaba abadukurikiye, ndabinginga mbabwira nti rwose mujye mudutera inkunga, muduha subscribe, muduha like, muduha comment, muduha share. Rwose mujye mutuba hafi, inkunga z'ibitekerezo byanyu zirakenewe, dukora kubera mwebwe. Rwose Imana ijya ibaha icyubahiro, Imana ijya ibakomeza, Imana ijya ibashoboza. Ku bantu badukorera subscribe mukaduha comment, ndabashimiye cyane. Imana ijya ibaha umugisha, muradukurikira, mufata umwanya wanyu wo kudukurikira, mugakora share, mugakora comment, subscribe, comment cyane. Mujye mudukosora, mutubwire muri comment, turabakunda cyane. Murakoze. Nawe urakoze Scovia kubw'umwanya wawe. Sawa.